Igitondo cyiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri imbere mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, munyemere tuganira ku makuru azindutse avugwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Duhere kuri inkuru babwire ko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene atamaje umwe mu bahungu ba Habyarimana Juvenal witwa Habyarimana Léon wagerageje kweza ibikorwa bya se. Leo avuga ko kuva mwaka w'1973 kugeza tariki ya 6 Mata umwaka w'1994 ubwo se yayoboraga u Rwanda rwari rufite amahoro rwubashywe n'abaturanyi, kandi ko imibereho myiza y'abaturage, uburezi, ubumwe n'ubufatanye n'akarere byari byarashyizwe imbere mu Rwanda. Ku muhungu wa Habyarimana, leta y'u Rwanda iriho ubu iri gushaka gusiba amateka meza ubutegetsi bwa se bwasize bwanditse mu Rwanda. Minisitiri Bizimana yasubije Leo ko ibyo yatangaje ari ibinyoma, kuko ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bw'igitugu kandi ko bwakandamizaga abaturage bigera ku rwego rwo gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Igisubizo Minisitiri Bizimana yahaye Leo gishingira ku ngero z'ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana kuva mbere gato yuko ajya ku butegetsi ubwo yari Minisitiri w'Ingabo. Minisitiri Bizimana yatangaje ko kuva muri Gashyantare kugeza muri Werurwe umwaka w'1973 General Major Habyarimana wari Minisitiri w'Ingabo na Polisi yifatanyije na Perezida Kayibanda Gregoire mu kwirukana abatutsi mu mashuri yisumbuye na kaminuza, babambura imirimo yose bari bafite mu nzego za leta n'iz'abikorera. Ati ikinyamakuru kinyamateka nimero 23 yo ku itariki ya 18 Nzeri umwaka w'1973 cyahishuye ko abatutsi bari hagati y'1600 n'2000 bajugunywe binyuze muri iki gikorwa cya leta cyayobowe na Kayibanda Gregoire na Habyarimana cyari kizwi nka déguerpissement. Yibukije ko Leo tariki ya 5 Nyakanga mwaka w'1973 ubwo Habyarimana yakuraga Kayibanda Gregoire ku butegetsi yataye muri yombi abantu barenga 70 bari muri ubwo butegetsi, abafungira mu nyamaswa muri gereza za Gisenyi na Ruhengeri. Abo bari bacunzwe na murumuna we Protais Nyiranyirazo uherutse kwitaba Imana akatwikirwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Bishwe mu ibanga ndetse kandi batigeze baburanishwa. Kugeza uyu munsi hashize imyaka irenga 50 bibaye, imiryango y'aba bantu nta kanuni ifite ku byo yakundaga. Ntibashobora kujya mu kiriyo. Urubanza rwa Major Zinze Tonese rwabaye ku itariki 21 kugeza tariki 26 Kamena umwaka w'1985 rwahishuye ko izi mfungwa za politike zakorewe iyicarubozo mbere yo kwicwa. Bicishijwe inzara n'inyota, baba mu twumba duto tutagira urumuri, bakajya baterwa n'udukoko tubi. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko abakoreye izi mfungwa yicarubozo ari abayoboye ya gereza ya Ruhengeri, Sembagare Theodomire ndetse na Pierre Desire Cyarahani na Joachim Ntibandeba wayoboye gereza ya Gisenyi, kandi ko bari bahawe amabwiriza na Perezida Juvenal Habyarimana. Ataba abayobozi batoteje imfungwa za politike bazipakira mu makamyo, bazihatira kuyora umwanda w'izindi mfungwa zikoresheje intoki zazo, baziha ibiryo batazemerera gukaraba intoki ubwo zahabwaga ibiryo, zahatirwaga kurya muri ubu buryo. Yasobanuye ko Habyarimana yafunze Kayibanda n'umugore we Mukagatare Veranier, babanza gufungirwa ahantu habonyine muri Izar Rwerere, nyuma bajyanwa mu rugo rwabo muri Kavumu, bigizwemo uruhare na murumuna Habyarimana akaba n'umujyanama we Colonel Elisa Gatwa. Minisitiri Bizimana yibukije Leo ko Kayibanda n'umugore we bishwe hashingiwe ku ibwiriza rya se, amubaza ati aya niyo mahoro ya so Habyarimana? Ihunga rya Colonel Kanyarengwe n'itotezwa ry'umuryango we mu mpera z'umwaka w'1979, Colonel Kanyarengwe Alresi wabaye Minisitiri w'Umutekano n'Umurimo yarahunze ubwo yakekwagaho gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko ubwo Kanyarengwe yari mu buhungiro, abo mu muryango we n'inshuti batotejwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana bashinjwa kumwoherereza amafaranga. Ati inshuti ye witwa Bayintasi Claude na murumuna we Sinaruhamagaye Kariste bafungiwe iyo mpamvu mu Kuboza mwaka w'1988. Dr Sezibiziga Aloyizi nawe yafunzwe tariki ya 5 Gicurasi mwaka w'1989. Muri Gashyantare umwaka w'1988 nabwo yatotejwe ashinjwa kuba umuganga w'umugore ndetse n'abana b'Akanyarengwe. Yagaragaje ko itegeko mpanabyaha ry'u Rwanda ritahanaga umuntu woherezaga amafaranga uwo muryango we uri mu buhungiro, ariko ko abashinjwe kohereza Kanyarengwe amafaranga bafunzwe imyaka irenga 2. Minisitiri Bizimana kandi akaba yasobanuye ko muri Nzeri mwaka w'1993 Colonel Kanyarengwe yoherejwe muri prefectura zose kugira ngo atange ibwiriza rihuza abayobozi bo mu nzego z'ibanze kwakira abatutsi birukanywe mu mashuri ndetse no mu kazi. Yagaragaje ko icyo gihe Colonel Kanyarengwe yavuze ko abatutsi bahunze batazemererwa gusubira mu mashuri yisumbuye, kaminuza cyangwa se mu mirimo yo mu Rwanda. Ati kubera iyi politike y'ivangura
mu myaka igera kuri 3 y'amashuri kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi. Mu banyeshuri 501 ba Kaminuza Nkuru y'u Rwanda bahawe impamyabumenyi 21 gusa cyangwa se 4.19% bari Abatutsi, naho 9% bari baragenwe ntiryubahirijwe. Muri iyi myaka igera kuri 3 hari amashami atarimo Umututsi n'umwe. Icyo nicyo gisobanuro cy'ubumwe. Yasobanuye ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri nta Mututsi wigeze ayobora imwe muri perefegitura 10 zari mu Rwanda, kandi ko nyuma yaho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri hashyizweho politiki y'amashyaka menshi yashingiye ku masezerano ya Arusha. Umututsi umwe Dr Habyarimana Jean Baptiste ari wagizwe Prefet wa Butare, nawe yitwa mu gihe cya Jenoside. Ati mu baminisitiri barengaga 20 minisitiri umwe w'Umututsi niwe washyizweho, keretse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi hariho 2. Ati Mulindangabo Ambroise wari minisitiri w'igenamigambi na Ntashamaje Antoine wari minisitiri ushinzwe imikoranire y'inzego za leta. Muri 70 bari bagize inteko ishinga amategeko harimo Umututsi umwe gusa. Minisitiri Bizimana yibukije rero ko ubutegetsi bwa Habyarimana abasirikare bari barabujijwe gushakana n'abakobwa b'Abatutsi, kandi ko nta wari wemerewe gushaka urwego rw'ubutasi rutabanje gukora iperereza kugira ngo rumenye ubwoko bw'umukobwa bakundana. Yasobanuye ko kubirenze kuba Abatutsi baragenerwaga imyanya ntarengwa mu nzego za leta ndetse n'iz'abikorera, Abanyarwanda baturuka i Gisenyi ndetse no mu Ruhengeri aribo bahabwaga imyanya hafi ya yose yo mu nzego za leta, ku buryo zimwe muri perefegitura zitari zifite abazikomokamo bakorera muri izo nzego. Yagaragaje ko mu bakozi 550 Banki Nkuru y'u Rwanda yari ifite harimo Abatutsi 54. Muri 303 ba Sonarwa harimo 31, 645 ba Onatracom harimo 79, 662 ba Osil Cafe harimo 31, muri 151 ba Onapo harimo 7, naho mu bakozi 354 ba Oprovia harimo Abatutsi bagera kuri 41. Minisitiri Dr Bizimana akaba rero mu by'ukuri yatangaje ko mu Batutsi bari barahawe imirimo muri izi nzego, abenshi bari bafite imirimo rero iciriritse nko gutwara imodoka, kwandikisha imashini ndetse no gutunganya ubusitani. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko Habyarimana yakomeje gahunda ya Kayibanda yo kubuza impunzi z'Abanyarwanda gutaha mu Rwanda, azambura uburenganzira ku mitungo zasize. Yagaragaje ko yategetse Kanyarengwe na Bonaventure Habimana wari minisitiri w'ubutabera gusinya ibwiriza ryo ku itariki 25 Ukuboza 73 ribuza impunzi zahunze kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda gutaha, rinazimenyesha ko nta burenganzira zigifite ku mitungo zasize. Yasobanuye ko ubwo iri bwiriza ryasinywaga, Minisitiri Kanyarengwe na Habimana bashinje impunzi guta imitungo yazo, bazimenyesha ko arizo zikwiye kwirengera ingaruka z'icyemezo zafashe cyo guhunga. Minisitiri Bizimana yatangaje ko tariki 22 Gicurasi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu aribwo Kanyarengwa ashingiye ku ibwiriza rya Habyarimana yatanze igihe ntarengwa cy'amezi agera kuri 2 cyo guteza cyamunara imitungo y'impunzi z'Abanyarwanda bigaragara ko itari ifitiye inyungu abaturage muri rusange imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaho rero n'amagambo Minisitiri Dr Bizimana wa bintu bumwe yabwiye Habyarimana Leo, umuhungu wa Juvenal Habyarimana Leo wahoze ayobora igihugu cy'u Rwanda, avugaga yuko ubutegetsi buri uyu munsi wa none ari ubw'igitugu kandi butoteza Abanyarwanda.